nkavanga nk'umushefu chef Sine see the food. None ni Sine TV show nk'ibisanzwe, ngarutse kuri kamera nje kubabwira ngo muze dufatanye ku buryo guteka ibiryo biryoshye neza kandi cyane. Uyu munsi nabazaniye ibiryo umuntu wese yateka aho waba uherereye hose, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, ahantu hose uherereye wateka ibiryo. Rero tugiye gufatanya guteka uyu munsi. Rero tugiye guteka ikintu cyitwa amashu. Amashu tumenyereye ko aribwa n'udukwavu, tumenyereye ko bayakoramo salade. Noneho rero ngiye kubateka gutya. Nabanje gutogosa riva mu ndimi z'amahanga bikaba umwijima mu rurimi rwacu rwa Kinyarwanda, urwo n'ururimi rw'umwimerere. Ubu rero tugiye gukora iki. Natogosheje riva nzikatamo tuno dupiyesi ubona utu, natuvanga n'iki na ya mashu yanjye. Ubu turi kuvugana, turi kubivuga nashyizeho n'isafuriya nini. Ubu abantu bari kuvuga ati se iyi safuriya nini ugiye gutekera ubukwe? Oya, amashu yanjye ndashaka ko ashya neza yisanzuye, akaza kuza kuryoha n'umuntu wese akazayateka iwe mu rugo. Reka rero dutangire. Ndashyizeho amavuta yo ugomba gushyiraho utuvuta dukeya tutari twinshi cyane. Dore ngaya, aya ni amashu yanjye nakase. Ibi ni ibitunguru by'umweru biri hejuru. Aha naho nakase poivro y'umuhondo, poivro y'icyatsi, poivro y'umutuku, nongera igitunguru cy'umweru gikase nk'uku. Nagiye nkata udupoivro nshyiraho n'igitunguru cy'umutuku. Ubwo ndakoresha black pepper, soya sauce, poivron noir n'inyanya na tomate. Ntibagiwe udusikoronyonyo twanjye twa tungurusumu. Ubwo rero mureke dutangire dufatanye. Amavuta yanjye ndibaza ko amaze gucamuka, ntagiye mbimena ariko biranamenye nta byadanje. Ngiye gushyiramo iki, inyama zanjye kugira ngo banyerekere ko dutangiye dukuramo iki, inyama ndazitogosa. Impamvu nabanje gutogosa ino mwijima ni ukugira ngo niba hari na mikorobe irimo, k'umwijima nawe ufitemo twa mikorobe. Bisaba rero ubutogose, numara kuwutogosa ukuremo ushyire mu mavuta, mikorobe zawe ziba zivuyemo neza. Njyewe nshaka kuza nteka ibiryo bimeze neza, mukabona ko biryoshye. Urumva? Uku rero ndimo ndagira gutya. Icyiza cyanjye nabanje gutegura ibyo ndi bukoreshemo. Nababwiye ko ndi bushyiremo amashu kandi umwijima wanjye wari wahiye buriya mutogosa. Ubu tuvugana rero ngiye gushyiramo iki, amashu yanjye. Yashyiramo rero bityo biba biryoshye. Muze kubigerageza murebe. Amashu yanjye manakase duto. Inyanya ziba nshatse nzishyiramo
nazikase, ariko iyo uzishaka wowe nujya kubikora inyanya uzaziburendinga, uzazishyire muri paswari uzisye. Icyo kintu cyiza ntekereza, ariko abazikunda zifite cya igishishwa cyazo nkanjye rwose ntibizabatera ikibazo, muzazifate muzikoresheho mutazishyize muri paswari. Rero rero uburyo bwanjye nahitamo amashu avanze n'imyijima. Ubu ngubu nabwo mba numva biryoheye, kubera ko nkunda inyanya ngewe zidahase. Abakunda rero inyanya zidahase, buriya kiriya gishishwa gifite na vitamine cyane rwose. Umuntu wese abishaka nuko uruzungu rwaje hakazamo ngo blender, hakazamo biki, kugira ngo muri kubibona ngiye kuvanga kugira ngo amavuta yanjye aze guhura n'izi mboga nshyizemo z'amashu. Mba nakase dutoya cyane, hanyuma ndahita umuyede wanjye ashaka yampa n'umupfundikizo, nkaba mpfundikiyeho kugira ngo bifate umwuka kandi binashye neza. Rero ngewe iyo amashu yanjye ari hano, icyo nkora mpita nshyiramo iki cyihuta, ni umunyu. Mpita nshyiramo umunyu kugira ngo amashu murabizi ko nayabyara amazi, kugira ngo ataza gushirira. Niyo mpamvu iyo bimaze gutyo, ikintu cya mbere mpita nshyiramo ari umunyu. Nk'uko mubibona rero, dore nguyu umunyu wanjye, kongera nkatishamo akamamiyo. Ngira ngo mwabonye impamvu nakoresheje isafuriya nini, ntakoresheje ipanu ntoya, nakoresheje isafuriya nini kugira ngo amashu yanjye aze gushya yisanzuye kandi aze kuza ameze neza 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 neza. Ubu ntekereza ko nako mubibona gutya. Rero mubona ko ya mashu yacu amaze gukora iki, gusa naho agiye gushya. Sinzi nawe muyareba neza, hari ukuntu yareka agasa n'agiye gushiriramo gakeya. Ndakubwiye ngo hey wow, ubu icyo tugiye gukora ni iki? Tugiye gushyiramo byacu bimwe twagiye tubereka. Pavuro y'umutuku twabanjemo icyatsi, dushyizemo iy'umuhondo, dushyizemo igitunguru, ubwo dushyizemo icy'umweru, tugiye gushyiramo n'iki cy'umutuku. Nakwambia ukweli, bino biryo barababwiye ngo twe turateka. See the food. Oh wow. Ati umuntu ntaratekera ngo arye, buriya abayimba nta gihombo afite. Nanone nkimara kubikora gutya, ndanigendera nkajya gutegura inyanya zanjye n'utundi dusikoronyonyo ndi bushyiremo ahangaha. Mva mama, mwariye amashu avanze n'imyijima, muze murye. Uwo rero nta wundi ni Sine TV show ubabereye mu turimo tw'igikoni. Mpita mfunikiraho gutegura utundi dusikoronyonyo naho mu kanya. Mubibona gutya rero, amashu yanjye niyo yaba ari ahangaha ntarashyiramo utundi dusikoronyonyo pe. Ngira ngo nawe urabibona, uri kumva ntashyiramo utundi dusikoronyonyo, aya mashu yaba aryoshye pe. Reka noneho nshyiramo utundi dusikoronyonyo. Si udusikoronyonyo mbaza ngo nutuhe. Utu dusikoronyonyo ni iki? Ayewe, batumva umuhumuro mutama. Utu dusikoronyonyo nanjye turamvanga nkumva ubwonko neza neza
burayagaye umva bantu mwibera mu rugo ukunda n'amashu mugure umwijima muvangemo muri kumva igisipuranyanya nkiraho rwose nakihuta cyane hari utundi dusigaranye mpita nshyiramo twanjye bwite nanone mbere yuko nshyiramo inyanya gusa nongera nkafata ibiti nkahita nongera nkafata indi pwavuro y'ibara y'ibara rwose kugira ngo amashu yanjye aze kuba asa neza cyane. Nababwiye ngo ndi kudukata nk'utwiki nk'utw'udukwavu. Reka nawe bari abantu buri kantu na buri nguni reka nawe urebe ukuntu bateka amashu avanze n'umwijima. Mbona hano n'abasuhuza by the way ndabakunda nabo. Burya ngo nukunda umuntu uzabimubwira akiriho ngo ntazagende ngo ubone ngo wize ngo namukundaga. Buri kantu na buri nguni ndabakunda nshuti zanjye, kandi rwose Imana ijye ibarebera mu byo mukora byose, basabiye umugisha nk'umuntu mukuru. Reka nawe nkukunda iyo bagiye mu mucongo uri muri Clipper Zone. Reka nawe B1G ushaka kumustar, ushaka kunywa kurya. Iyi B1G ni therapeutic banange nawe wayikunze kubera buri kantu na buri nguni. Iyi bayita B1G. Reka nawe okay, turabakunda niyo mpamvu ibintu byanyu mukora bidutera ishema. Ubwo rero ukiraho twadusiporonyine twarimuze gushyiramo mba ndi hafi no gushyiramo iki inyanya zangahe se shaza make ariko nkaza kurya neza nk'umushefu wize guteka. Urimo urabireba cyangwa ni bimwe byanyu? Si the food. Umuntu utankurikirana yarahombye, umuntu utamfolowinga yarahombye. Mbese folowinga kugira ngo wumve ufite ibyishimo n'umunezero. Ureba Cine TV show, ibiryo bye ateka nawe ujye ubitegura iwawe. Kubera iki rero ugomba kubitegura iwawe? Urimo murabibona neza ko ya mashu yacu afite ishusho dushaka kubona y'ibiryo biryoshye. Urimo murabibona ko tumeze nabi mu guteka. Twakamejeje mbese ndaha ngaha rero, aha mubona aha ngiye gushyiramo ibirungo byawe. Uti ibirungo byawe ni ibihe ngiye gushyiramo? Ndabanzamo icyo twita soya sauce. Mu Gihinde bayita soya sauce. Maze gushyiramo soya sauce nongeramo ikintu twita black pepper black, ubwo nanjye nzanye irindi zina. Nkongera nkashyiramo ikintu twita poivron noir. Murabibonye? Poivron noir from French. Yes. Yani ni mva. Reka nawe iyo ni mu Bufaransa kweli. Anytime rero amuflight njya guteka hano mashu n'imyijima. Nzafurahinga njya guteka hano mashu n'imyijima muri Amerika. Ntibizabatungure rero. Nkiraho mpita nzana na sesi tomate yanjye. Alo. Ngira ngo mwabibonye na sesi tomate yanjye. Turirya iminwa. Wallahi nkavanga nk'umushefu
chef Sine. See the food. Well, See the food. ndakurahiye. Ntababeshye kandi uko ni ukuri. Mumbabarire bino biryo mubiteke ndabinginze noneho please reka mvuga no mu ndimi z'amahanga. I beg you mu gifaransa je vous en prie mumbabarire. See the food. Nizere ko abatarakora subscribe, abatarakora share, abatarakora comment mwaba mwaracikanwe pe kuko nanjye nsigaye niyumvamo akantu ko kurenga. Gusa icyo ntakora sinarenga iwacu cyangwa ndenga iwanjye ariko ndarenze wala. See the food bro. Ibaze ko numva namena kamera nkarya ibi biryo. See the food. Akira nkumara amatsiko n'amerwe. Wow. Aka kanya ubona ni cameraman ugiye kurya akumva ngo bimeze gute. Niko we ese murakoze. Uyu mureba akaba ari cameraman wacu bamwita Kifabrice. Amerwe yamwishe Ruganzu TV. Akira. Ariko se we murakoze. dore nguwo cameraman wacu ntabwo do arananutse banangiye baraba. Subscribe kuri Ruganzu TV. Akira cameraman banzuma ibyo bintu. Reka nawe cameraman arananutse reka yirinde. Niba ukunda guteka ukarya ibiryo biryoshye nyarukira kuri Sine TV show ubanza ukore subscribe kuko azakwigisha guteka ibiryo bitandukanye n'ibyo wari usanzwe uzi guteka. See the food.